Hi guys. Jaga Betty. Tausi. Kagatse life of three siblings. Kaitu bakumbuye. We ntabwo wari ukumbuye abantu. Kambona ufite imbaraga nyene no kiganiro. Ni wowe uzifite ahubwo. Ntabwo wari ukumbuye abantu wowe. Basuhuza. Nje natubaraga. Wabaye iki? Ndumva ntazi ko bimeze. Ako biraza kumera neza. Reka cangamuke ndebe kuntu. Ukuntu bimeze. Guys. Kaitu bakumbuye. Nje nari bikumburi. Nanjye nari mbakumbuye nkomeje kubashimira ukuntu mukomeje kudusapotinga umuntu utarakora subscribe ayikore hanyuma akomeza arebe video kugira ngo bijye bimufasha kubona video zacu za buri munsi. Right? Akavura wakabonye utse. Imvura je ntago ari ibintu byanjye kabisa. Imvura je nayo ntago turi inshuti. Nanjye imvura byaranze guhura. Kuko yica gahunda z'abantu. Ayibyo kugiye kujya ahantu ugahita ubona hanze harasa nabi. N'imbeho cyangwa ikagufatira nk'ahantu uri ufite gahunda yo gutaha ukabona imvura yaba yajyaga icishamo rimwe ikagwa ikeza imyaka none igahita yongeye kwicomokera. Yicomokera kabisa byadufasha ariko nyine ni season niyo tugezemo ubu ngubu igiye kugwa koko. Season y'imvura sinzarota irangiye kuko nicyo kintu cya mbere cy'instressa. Mba numva mbese nago ngiye ubukonje dukorana nyine mba numva hava izuba niyo ryaba ryinshi ariko oya nanone abantu baba bahinga baba bayikeneye. Inzara dukunde turye nukurya ntago njyandwa. Ubwo inzara yakwishe nibwo wamenya ko imvura ari bon. Bimeze bite se uvuga kuki uvuga iki ku bantu bigwizaho inshuti best friend bita ngo ni best friend bakigwizaho abantu benshi ugasanga afite nk'abantu isoko n'amaduka ngo ni best friend. Ese buri icyo bita best friend ni iki? Simbiza ahubwo wowe kimbwire niwe mbugiye best friend nyinshi. Oya ariko ngira ngo umuntu usegiye aba best benshi cyangwa abarumwe mu best n'abarumwe. Hari umuntu uvuga hariho umuntu usanga umva agira mu buzima bwe akunda kwinjizamo abantu benshi kandi bose akabita ngo ni inshuti ze. Nje best wanjye ni wowe. Ugira inshuti nyinshi nawe. Aba best banjye mumbabarire buracyari abanjye ku mutima. Ubona se ntangaruka bigira biriya bintu especially ku bakobwa. Ni byiza cyane kugira inshuti ni byiza urumva bituma utagira irungu cyane yari nk'abantu muhuza ibitekerezo mugahana ama ideas n'ibiki usanga nyine ari ibintu byiza. Rero ngiye nkeka ko kugira aba best benshi ari byiza aba friends benshi nyine. Ngiye ntabwo sinjya mbyemera kubera biriya bintu cyane nko ku bakobwa bigira ingaruka nyinshi. Urugero bishobora kugutera ikintu bita depression. Inshuti zishobora kugutera depression. Gute? Hari igihe uba ugira urukundo wumva nyine umuntu wese muhuye mwasabana mukaba inshuti ukumva nyine wamwinjiza mu buzima bwawe ugatangira kumubwira ibyawe byose kandi uko expectingaga ko agufata nyuma ukazaba disappointed usanze atari ko agufata. Urumva nk'urugero? Oya nta rugero mfite umbabarire cyane ntabishaka utaza kumeshaninga umuntu agakomereka. Ariko hari igihe ukunda umuntu pe ukaba wizeye ko ari inshuti ku buryo no buri muntu wese mwahura wumva ko bikarenga cyagiye wumva ko ari ubushuti ukumva ngira ngo yabaye nk'umuvandimwe ariko akazagukora ibintu rimwe ukavuga ati mana njye nanzana ukumva wanze inshuti njye rero ubwo ngubwo ubyeretse irembo nkomeza mbiranda avuga ati burya kwigwizaho inshuti nasanze nta mumaro. Kuri waje guhinduka ryari? Oya nta mumaro kwigwizaho inshuti. Uzi ko wahindutse? Ko nahindutse.
nukuri vugisha ukuri cyari igihe nk'umuntu w'umushuti wawe agukora ikintu ugahita wumva urazinutswe kabisa uzinutswe abantu bose mbwiza ukuri ngiye kukubaza ikibazo haba hari umubesto wawe nakubwira ngo ntumbaze gutyo ngo icyerekeye kuri njyewe urimo uravuga muri rusange njyewe urimo urakomeramo abantu m'imbere bucece nyine ni muri rusange abantu bose n'abantu bazatubwira ukuntu babyumva kwiyuzuzaho inshuti beta washaka umwe cyangwa babiri ukamenya ko ari abashuti bawe koko bazaguhemukira ukamenya ko bagiye ariko atari kuvuga ngo uzi ko hari igihe utakaza imbaraga ku muntu rega n'uburyo no kwereka umuntu urukundo nabyo ni ukumutakazaho imbaraga ukamwereka nyine wowe ugakora ibishoboka byose ukitanga uzi ngo uritangira nk'inshuti ariko yo ikazabihindura zero ntese uba umuhetse ntabwo uba umuhetse mbwiza ukuri umuntu akuvuna tutamuhetse uba umuteruye se urukundo se uba waramuhaye urukundo se hari ubwo ari ibintu ugura ntabwo ari ibintu ugura ariko ni amarangamutima yanjye mba naramuhaye yego amarangamutima ni amarangamutima yanjye rero yaje akayangiza mpita ngusiba guys uyu mwana ako mbona tunaniye utubwize ukuri oya ubu ngubu urantangaje ni ukuvuga ngo urabizi neza ko abashuti njyewe mfite experience kandi nawe duhuriyeho sibyo guys twigeze kurwaza mama wacu urumva ukuyeho abavandimwe cyangwa abafamiliye badusuraga cyangwa batubaga hafi cyane abavandimwe wenda ba mama bamuhoraga iruhande bamurwaje twebwe rwose twakoraga icyo koza tukamureba tukigendera mboneyeho no gushimira abavandimwe ba mama rwose ukuntu bakundana so rero tuvuye kuri ibyo wenda katuvuge ngo abavandimwe mbese famiye ni inshingano zabo nubwo hari ababa babifite wenda mu nshingano bashobora kuba batabikoze subize ko hari amafamiye wenda badakundana n'iki ariko twebwe dushimire ko batubaye hafi sibyo noneho uribuka neza ukuntu abashuti bacu batubaga hafi noneho rero ndagira ngo nk'iyo uretse batubaga hafi bakaza bakadusura bakaduhamagara bakaduhumuriza guys ikintu nabonye mu buzima buriya iyo uri mu bintu nyine bitameze donc uri muri situation itari fresh utamerewe neza mu mutima ni byiza yuko ubona abantu bakuri hafi buriya umuntu ashobora kuba atakugezeho urumva cyangwa akaba niyagize ati ariko agafata telefone akaguhamagara akaguhumuriza akakubwira pole narabyumvishe ko mama yarwaye rwose mwihangane agiye kumera neza parara papa uzi ukuntu usigaye wumva umeze ku mutima urishima ikindi cya kabiri iyo umuntu afashe inzira akaza kukureba nongewe hari ikintu nabyigiyemo guys hari ingeso nagiraga jewe buriya kugira ngo nje like umuntu aranyumvise nko mu bukwe niba ntafite amafaranga y'intwererano arambura mu nama z'ubukwe ambure mu bintu byose kuko nishyizemo ko gusa ngo nta mutwerereye kandi reyema naje gusanga presence okay financial nabyo ni byiza kuba wamusapotinga ariko niba bitakunze kora ku buryo byibura akubona hafi buriya umuntu kuba umuri hafi hari ikintu byongera no kuba wamuha iyo sapoti nabyo ni ikindi ariko ni ibintu bibiri bitandukanye rero njye nabimenye muri ibyo bihe nyine ndashaka no kuba wenda umuntu w'umugenzi wanjye arwaye cyangwa arwaje umufamiliye we cyangwa umubyeyi we n'iki yambwira wenda n'urugero ntago ndi ready kuba nahita njyayo kubera ko nafite wenda ukuntu ndi bumuhe nk'amafaranga kugira ngo mufashe nye yabone ko namusuye ariko hari n'ikintu muhaye nkumva nyine ko ntajyayo urumva ariko buriya
nabiboneyemo isomo nyine mama arwaye. Uwo muntu yazaga kugusura akaza yaba ugusapotinze yaba utabikoze. So urumva rero jewe nahise ndushaho ubwo kugira ngo ngire inshuti nyinshi, sibyo? Kuko inshuti ni nziza. Sinanze ko wenda hari izitakugirira akamaro mu buzima, wenda zishaka kugutera iyo depression wavugaga. Gute mu buhe buryo? Uko nguko uvuze, uko nguko ushobora kuba ufite nk'umuntu urwaye ari kwa muganga, none ukabona muri abo bantu bose bahageze ya nshuti yawe imwe nyine wumvaga yuko ari inshuti magara ariyo kubwi, none ukabona ntiyanaguhamagaye ngo kubaza ati ese umurwayi wawe ameze ate, cyangwa se wagize ibirori ukabona iyo nshuti yawe ntinabyiteho nta nubwo umbwira nk'iyo nshuti uyiklasa he. Ako kantu ko ugakozemo ngo ukoze hasi inyibutse ibuye harya bavuga ngo ukoze hasi inyibutse ibuye. Umva uvuze ibyo bintu ndabyibuka. Ariko nanone sha uzi ko wari ufite umushuti wawe ufata nkaho ari close, wumva ubona ari byose byawe, wajya kubona ukabona uri nko mu kibazo gutyo wa mugani ukabona nago ndabyibutse sha ndabyibutse. Iyo nshuti none yigukoze ibyo ngibyo uhita wumva ngiye rero buriya ngira defo nzinukwa, ntinda kuzinuka umuntu ndakugerageza. Mva njye hari umuntu nzi yanteye story shamana mpita numva navuga ati abantu burya kwize no kwigwizaho inshuti nta cyiza cyabyo. Yanahise arambwira uburyo yari afite umushuti we umumama nyine afite umushuti we umva ngo amwizera yumva kabisa hahandi yumva nk'urugero yamagara ambwira ati numvaga ndamutse mpfuye nk'abana banjye ari nkawe nabasigira. Ibaza ko yamwizeraga no kurusha abavandimwe be bavukana mu nda, umva, ariko ngo yaje kumukorera ubugome. Rero umuntu nk'uyu umwizeye cyane akaguhinduka biragushoka cyane, ugahita wumva nyine urazinutswe. Uwo mama yarambwiye ngo ibintu yamukoreye umva ngo yahise yumva azinutswe. Kandi ndamugani rero shabura inshuti nyinshi wapi gira imwe uyizere, niguye mukiri uzamenye ko wahemukiwe n'umuntu umwe, ariko atari kuvuga ngo abantu bose urakusanya ugasanga wenda urugo rwuzuye abantu ngo ni inshuti. Bariya abantu iyo baguhemukiye ye baba we usigaye baratoroma. Kandi ngiye buriya iyo nakuvuye ushamba nagiye ninda kukuvaho, nshobora no kumara n'imyaka 2 n'itatu nyikugoragoza, ariko ijoro rimwe umutima wanjye ukanga ati umuntu umuveho njuka no muri phone yanjye nagusiga. Ariko abantu ukuntu bababazanya shamva cyakora nkubwire ubwo nanjye unema ko bagakeya, ariko ntabwo ibyo byatuma utagira inshuti nyinshi. Ahubwo wajya ugenda nyine uselectinga ukaba waguhemukiye nka gutyo akaba ari we wagira. Ariko mu by'ukuri inshuti nyinshi ngiye kuri ngewe n'iz'umumaro. Ikintu cyo rero nanabonye nunagira n'izo nshuti nyinshi jya wirinda kuzishyiraho umutima cyane ngo wumve ko ari inshuti cyane. Ujye wizera ko ejo n'ejo bundi ashobora kuguhemukira akagenda mugatandukana ukabona indi gutyo nawe ugiye kuvuga ngo ugiye kuzifokasinga uvuga ngo uriya ngo barango ni inshuti zanjye ngo ku buryo numva ngo ni magara ntunsige. Wanasara abantu banagusaza muri iyi si. Ariko byo Mutoni nako Betty ni izina ry'ubuha. Urumva se je nibutse inkuru imwe ako shaka ko ibyo bintu bibaho. Nibutse umwana w'umukobwa yagiraga urukundo, akunda gufasha abantu. Abakobwa baba bagize ubukwe ugasanga niwe washyushye mu ma bridal shower, ibintu byose yashyashyanye nyine. Urumva ibintu byose mbese umuntu agize ukabona nyine yabigize ibye. Ariko inshuti yanjye umunsi umwe reka nawe azajye gukora ubukwe
twaravugaga tuti turashaka kureba ukuntu ibirori bye biri buze kuba bimeze, byaba ubukwe byaba bridal shower byaba iki. Guess what, nta n'umuntu umva ba bantu bose nyine yafashije babandi yashyashyaniye n'iki, yabuze n'umuntu n'umwe. Akajya yibaza dese akavuga atari agashaka n'uwashinga umurimo akamubura, agashaka ni umva. Buriya rero nicyo rero nakubwiraga, hari igihe utakaza imbaraga ku nshuti ukaba nibyo nuko wowe wahise umbwira ngo se ngo araba ubuhetse. Hari igihe ubatakazaho ubushuti, wowe ugatakaza imbaraga uzinga urimo kubaka ubushuti, kandi muri babandi urimo uzitakazaho nta n'umwe unabyitayeho, nta n'ugiye kuzaba noneho cyagiye igihe uzabakenera akaba ari bwo ubona yuko watakaza kubanza warababajwe. akazabaza umuvandimwe ahangaha yarakumbise watakaje imbaraga ku bantu noneho batane bayaye agaciro byose babigize zeru, kandi wowe wari uzi ngo urimo kubaka ubushuti, none ugasanga bwa bushuti ntabwo hari n'ahandi uhita usanga umuntu ujya kubona umuntu arariwe yaza abantu asigaye ari nk'umwe cyangwa asigaranye nk'abantu nka babiri cyangwa batatu. Ni ukuri, ariko uzi umuntu ukubabaza amarangamutima ni ikintu kihenze. Ariko aya marangamutima yawe so guys, nk'uko mubyumvishe rero banza umuvandimwe best friend zaramukomaguye ku buryo yumva rwose oya, ariko none impamvu zo kugeza abantu benshi akenshi ugasanga nta n'umumaro. Cyiza muhure muciringe wigendere nabo bagenda ibintu by'agakungu ahubwo ako kantu reka njye mvuge ku ruhande rwanjye njye ukuntu mbaho, kandi bituma mbana neza n'abantu. Njye mba mfite inshuti pe kandi nyinshi, ariko buri ikintu cyitwa gukururana n'inshuti ni ikintu kibi cyane. Ahubwo ako kantu yaba ariko wavuze, gukururana n'inshuti ni bibi, kuko please mukururana, please mugirana ibibazo. Ako buriya iyo umukeneye nawe akagukenera, ibyo umukeneyemo akabigufashamo, nawe ibyo umukeneyemo akabigufashamo. Niba mwapanze gahunda umukumbuye nawe agukumbuye, mugahura mugasangira mukaganira bikarangira. Ariko akantu kakururukururu akantu kakururukururu niko kazana ibibazo. Ahubwo njye inama natanga za burundu mu gihe yo ari kuba wigendera pole pole byari kugenda neza. So guys, thanks for watching. Inama nayibahaye inama nayibahaye no kubitwara ibintu gake gake apana guhora ngo ejo mwabonanye ejo bundi mwabonanye ibintu ntabwo ari ukubigira ubukwe ikakwishyiramo fight. Genda pole pole, urumva, kandi icyo gihe ugirana ubushuti n'abantu bwiza buhamye butarimo n'uburyarya nkubwire. Kuko ubona umuntu umukumbuye umukeneye, niba umukeneye agukeneye ko umufasha ukamufasha, niba agukeneye ko umufasha ko agufasha akagufasha, nta kintu gisa nkabyo. So guys, turumva imvura iguye, ndumva video none itarimo irumvikana neza, ndumva twasoreza hano. Tuzasubira ubutaha, mwibuke gukora subscribe, mukomeze muturebe, dukomeze tuzamuke, turabakunda. Tuzamuke tuzamukane, sub